Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza ndetse n'abatameze neza reka twizere ko baraza kurushaho kumera neza. Mukakibibi wari umaze imyaka 8 agendana amaraye mu gitenge yatangiye kuvurwa. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Ibitaro bya CHK byatangiye kuvura umugore witwa Mukakibibi Dacienne wari umaze imyaka 8 agendana amaraye hanze nyuma y'ubuvugizi bwakozwe n'itangazamakuru. Madamu Mukakibibi wo mu murenge wa Zaza mu karere ka Ngoma wari umaze imyaka 8 agendana amaraye hanze nyuma yo kumubaga arwaye ibibyimba mu nda nibayasubizemo. Nyuma yo kudasubiza yamara mu mwanya wayo, uyu mugore yagerageje gushaka abaganga bakamusiragiza kugeza ubwo bimuviriyemo gukena akabura n'itike imugeza mu rugo. Umuvugizi w'ibitaro bya CHK Mbuguje Pascal yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko uyu mubyeyi yatangiye kwitabwaho n'abaganga. Yagize ati yarageze mu bitaro nimugoroba ubari kwitabwaho, baracyakeneye ibizamini kugira ngo barebe uko ikibazo cye gihagaze hanyuma akomeze kwitabwaho. Yakomeje agira ati aho ikibazo kigiye hagaragara ubuyobozi bwa CHK bwemeye kumufasha. Hari hashize igihe cy'umwaka nibwo yaherukaga kuza CHK, ariko aho ubuyobozi bwamenye ikibazo cye bwihutiye kumufasha. Ubwo yagezaga ikibazo cye ku binyamakuru bitandukanye birimo nka BTN TV na TV1, Mukakibibi Dacienne yavuze ko ubuzima bwe bwa buri mu kaga mu gihe abatavuwe kuko amaze igihe kitari gito ibitaro bya kaminuza CHK bigenda byigiza inyuma gahunda yahawe yo kubagwa, none kuri ubu akaba yaramaze kwangirika inda. Yakomeje agira ati narwaye ibibyimba mu nda nza hano CHK barambaga amara nibongera kuyasubizamo. Nakomeje kuza hano nza bama randevu none imyaka ibaye 8 mfite yamara hanze. Nyagenda nanyakikije igitenge ariko nubwo ngenda hari ubwo yifata akava amaraso. Nasabye ko bayasubiza mu nda ariko nibayasubizamo umfite impungenge ko nzarwara kanseri. Nari naje kwivuza transfer nayivanye Kibungo muri Ngoma, yigejeje CHK banyandikira ku Gikanombe, mageze banyandikira gusubira iwacu Kibungo. Ntabwo nabyakiriye neza kuko sinasubira Kibungo atariho nabagiwe, ngomba gukurikiranwa naho nabagiwe. Kibungo n'ubundi bansiganira bavuga ko ngomba gukurikiranwa naho nabagiwe. Imana ishimwe ubwo uyu mudamu yakorewe ubuvugizi akaba yatangiye kwitabwaho n'abaganga. Reka twizere yuko araza kurushaho kumera neza akabasha no kwikorera agasubira mu mirimo ye ya buri munsi. Murakoze mukomeze kudushyikira mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha.